kudufasha kipe nago zayizandyohereza ngo zishyiramo igitego abariyo abaperi wapi pera kurande Salponga atazi ko mugenzi we hariya aguseze hasi umusifuzi reka turebe hariya reka turebe no musifuzi aratanga ikihe icyemezo hano reka turebe umusore Dieudonné aravuga ati reka turebe uko genza aha ni Jabel atanga passe kwa mugenzi hariya hanyuma umusore abarinciye amushize hasi hariya amusunitse Mangwende reka turebe uko bisa kugenda ubutazana ati binibaho akaba rero hariya nonati hariya agomba gutanga icyemezo kimeze gite angaha Rutanga asaba Iduha katurebe icyemezo kigiye gufatwa hano ni kihe ati mugegere hirya kwanza mwegere hirya katurebe icyemezo kigiye gufatwa hariya no gutegereza gusa umwanzuro w'umusifuzi ndetse hariya asista wa kabiri nabonye yerekana ko hari kosa ribonetse muri surface de réparation ubwo abakinnyi nabo bagiye kumubwira ati no ntabwo ari ibintu bigomba kwemezwa kanya ati nta kosa rigaragaye ariko Claude agiye kwemeza niho dutegereje umusifuzi wo hagati Zlatko hariya bite ikaba rero ahangaha yamaze kwemezwa umutoza hano w'abasifuzi w'abanyezamu penalty hariya penalty yemejwe tayari kuko umusifuzi wo ku ruhande umuntu ugiye gutera penalty Sekiraba shaka ari Sarpongo perezida wa kabiri visi perezida w'ikipe ni mu minota y'inyongera ahangaha ugiye kwitera ni Jules Ulimwengu ni Sarpongo reka turebe Sarpongo ufite ibitego 10 shaka kwegera mugenzi we Jules Ulimwengu wa Rayon Sport nawe ndetse na Juma penalty hano kipe ya Rayon Sport ikaba imaze imikino 3 idatsinda ikipe ya APR FC muri championnat reka turebe hariya penalty aravuga ati Imana dufashe Salpong Michael arahumetse Salpong Michael musore kuva muri Ghana asize umupira mu rushundura igitego cya Rayon Sport Nazimakati reka nanjye ncucunge kidogo Sarpongo Michael derby ya mbere akaba yitsinzwe Zlatko Asumani ntabyumva Jimmy Mulisa watsinze derby 5-8 bakinye n'ikipe ya Rayon Sport nawe ntago arabyumva dore ko ikosa ryagenze hariya Salpong Michael ashira urushundura ararunyeganyeza umunyezamu Kimenyi yakaba ari kufura ya kabiri ni penalty ya kabiri atsinzwe nyuma y'iyo atsinzwe n'ikipe ya Mukura tayari rero Rayon Sport amanota 3 irayabonye ikaba yibonye mu buryo bwa penalty Salpong akaba atsinze n'igitego John arayemeye carte y'umuhondo ibyaye byose tayari arayirya Guri fatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.